Without your negativity, no positivity. The possibilities in an stability. Because the way you move it, akongeja mapeti. Aba muhula boss, banapiga saruti. Ulenze Queen Elizabeth ulinga Janet. Ngoni gombona nseti birenje. Ntakizambuza kuyobora uyu murenge. Nubwo ubona ngenda nseti birenje. Ntakizambuza kuyobora uyu murenge show. Niyo naseti birenje. Nanzi guca shoti kati nkabirya biswe ndehe byamba. Kuko impamvu uvuga ko imiryango ifunguye ushobora kuba wakurikina abantu bakakibona. Ariko bakibona bamara kukibona bakongera bakegekaho sometime. Niyo mpamvu bifunguye binafunze. Ngabo bala talking ngabo bala speaking bakana navuga byinshi kumukoga nakunze wala mudisinga bakablodika singa ngaho nibatuze kuko ngewe niwe nashimye. Yeah, wabarenze ubuhanga uburanga hari nibanga rituma nta mwanga. Handutira mafaranga kuko icyo yatamawe hari uburyo gipanga. Dushobora gukora ikintu cya fresh abantu bakakibona ariko ugasanga wenda nk'urugero niba rafite kibonye cyangwa umu influencer runaka ngo wow ngo ikintu ni cyiza ariko ntagire ikintu agikora burya ibigifunze icyo gihe. Ariko nge numva ko haba hakirimo ikibazo cy'inzira yo kunyuzamo ibihangano byiza. No mu bahanzi ni ikibazo. Urahura n'umuhanzi mugenzi wawe ebana akakwa appreciating akavuga ati bane rende umufana wawe ariko ntashobora kujya kuri microphone ngo avuga ati ngewe nkunda indirimbo za Tirene. Umuhanzi uririmba Kampofora ni Tirene. Uri kubyumva aguhe niyo credit. Kandi none ni ibintu bikwiye kuvugwa kuko umuziki nta muntu wa mbere ubaho mu muziki. Why I say, why you damn pony, why you deal with that? Yeah boy, hey, holy man, sample name simple man. Please that you call me top chat and I miss. You WakaWaka, not till again. You know that here we go, push a shit again. Please you chug a start, brilliant again. What I want, things I want, hey. I love the way you talk, I love the way you love me, I love the way you kiss me, I love the way you look at me, the way you dance, the way you shake, your booty figure, movie your livans. I love the way you talk, I love the way you love me, I love the way you kiss me, I love the way you do, the way you dance, the way you shake, your booty figure, movie your livans. Be my boo, karabaturye, dusangira urukunda bayavuga bavuge. Komeza unkunde umutima ubarye ungaburira ubucyo bahinzuki zibarye. Erega shu wowe uri gitangaza nakunuka po yacu yabitabarangaza. Erega shu wowe uri gitangaza nakunuka po yacu yabitabarangaza. She's my desire bani like a fire ulimbo wa ulaya sijachagua vibaya. Hachana navo yoyo vamukavuyo vayo abona bavayo kuyatutengela vu dia. Mama mia, unawazidia siku zote na ufia. Yeah, that's without your negativity, no positivity. The possibilities in an stability. Because the way you move it, akongeja mapeti. Aba muhula boss, banapiga saruti. Ulenze Queen Elizabeth ulinga Janet. Yeah, that's more fire. Enough respect, my brother. Enough respect, man. Yeah. You're full of vibe, my brother. Yeah, man, I'm a dancehall killer. You're blood-clad dancehall killer, for sure, man. For you know sure, that, for sure. You know full that. of vibe, man. Yeah, man, Charlie. Yeah, man. Mimeze bite rero. Ni fresh. Bamwita Tirene holy, man. Tirene holy. Yeah, man. Kuri WakaWaka podcast ni umuvandimwe wanjye actually turaziranye. Yeah, one love. Turaziranye hashize igihe kinini cyane tuziranye muri iyi industry. Tumaze guhurira mu mashow ahantu henshi. Ujye unsura umuniga wanjye unsura naho mutugaciringa. Uri umuntu ndi umufana wa vibe za urabizi. Respect, man. Njya nifuza ko uzananyandikira n'indirimbo one day. Ni icyifuzo cyanjye urabizi. So ikaze kuri WakaWaka podcast. Yeah. Man, ndishimye for sana, man. Last time, man, I'm so happy. Man, ninjye wishimye, you can't understand, man. Yeah. Kubera ko ikintu cya mbere kinshimisha nukwereka abantu talent. Yeah, man. Urumva kwereka abantu ibyiza dufite, kwereka abantu ko hari ibintu biba ari byiza, kuko ibintu byiza ntago
muri ibintu bishininga cyane akenshi usanga abantu batabibona cyane ahubwo uri kubyumva so ubu nuvuga ngo abantu mbambakuriyeho akantu gutya nkabereka kambya see this nugukura akarido gato gusa yeah man niyo mpamvu man let's kill it again yeah, man. let's kill it again boom 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 yo you don't know saying boom Rafik alongside T-Rain boom WakaWaka we ndabakunda nta munzani yo ni hazalani ndabakunda iminsi yose mfite kwisi abaleba WakaWaka TV when I look in your face oh God me love ya me feel it like a crazy oh God me love ya you take me to the place got me love ya yeah got me love ya my inspiration my motivation unela meditation utuma ngola na tension come closer take a hug take a kiss please pass me your lips so nifate kwenye stage tucheze calypso talatibu nkubaganilizo hipso nibiguchanga dija chinye bayilando because kwenye lovu usinipeleke kando shushukwe yeah ngoya mwimumbuza naramushimye ni mwamindura yeah ngiyo mumumbuza muba mumunkumbuza ngongwichi iyo mumumbuza muba mumunkumbuza wayase mwimumbuza niwe nashimye nacyo mwahindura ntimuzi ko iyo mumumbuza ahubwo muba murimo mumunkumbuza muhe ntimuzi ko iyo mumumbuza ahubwo muba murimo mumunkumbuza ngongwichi ngabo balatokinga ngabo balaspeakinga bakananavuga byinshi ku mukobwa nakunze balamudisinga bakablodikasinga ngaho nibatuze kuko ngewe niwe nashimye yeah ngwabarenze ubuhanga uburanga hari nibanga rituma nta mwanga handutira amafaranga kuko icyo yatamawe hari uburyo gipanga abavuga baratinyuma yahuye yeah baratinyuma yahuye abavuga baratinyuma yahuye yeah baratinyuma yahuye nkimumbuza niwe nashigera cyo mwahindura ntimuzi ko iyo mumumbuza ahubwo muba murimo mumunkumbuza ntimuzi ko iyo mumumbuza ahubwo muba murimo mumunkumbuza mwimumbuza niwe nashimye nacyo mwahindura ntimuzi ko iyo mumumbuza ahubwo muba murimo mumunkumbuza ntimuzi ko iyo mumumbuza ahubwo muba murimo mumunkumbuza She's a my desire, burning like a fire. Ulembo wa Ulaya, sijachagua vibaya. The fireborn. It's a T-Rain Holly, the fireboy, man. Respect me, brother. Yeah, man. Enough respect. Yeah, man. Salute kabisa. Choga urabizi. Ariko uyu nahuye nawe vibe ziranazamuka ujye ubibona. Ibi bintu bikora bake you know that. Abantu bakurikiye iyi show bagomba kumenya podcast ubundi niki twe tugaragaza talent. Uri kubyumva? Ibi bikora bake ufite beat. Ntabwo nigeze nyiguha, ntabwo nigeze ngira gute ariko the vibe duhaye. Of course. Ubundi umudancer man agomba kuba ari ready every day. You're true, man. Yeah, man. Positive vibe. Wherever, whenever. So what's up, man? Shuma nimeze fresh urabibona ariko. Man, long time. Tudahura ariko man. Niyo tutahura ku rukundo rw'uburasta tuba turi kumwe. Kabisa. Ariko ntugire ngo naragenda hera. Humura. Urahari. I can see it, man. Music turimo. Kabone niyo utashininga mu bantu ngo bajye bakubona ku binyamakuru ku mafishi. Music irimo muri wowe kandi it's a mission. Yeah, man, it's a mission. We are not make a music for competition as a Rasta man. No. We make it for mission, man. Me overstand Rasta. Niyo mpamvu babona tutabivamo. Yeah. Ariko nukuvuga ngo njyewe urabizi ko kuva kera ndumufana wawe. Urabizi kabisa. So ndabyubaha ahubwo binanera motivation cyo. Njyewe umuntu nkawe ariko cyo garuzi ko umuntu muri agent atakubwira ngo urabizi niyo wabubizi. Icyo ni ikibazo kiri hano. Biterwa n'umutima ariko cyangwa se biterwa oya si benshi shaze kuvuga ko atari benshi kuko turi muri industry nawe urabizi. Nkanjye nka T-Rain Holman kugira ngo Rafiki wakubise igikosi
nkamwumva ndi mu rugo ndi umunyeshuri ambwire ngo komeza ibi bintu oya urarenze ndi umufana wawe njyewe ibyo bintu niyo nakwicara bintera motivation ibyo niyo ntanabivuga nibyo niko kuri ko kandi niyo ntanabivuga ntacyo nabihinduraho uri kubyumva gusa ikintu nshaka kukubwira nuko abanyarwanda barahishiwe pe ibyo bahishiwe izi vibe ibyo haba mu tubyiniro basohokeramo haba hehe njyewe mbara ko itara ryawe riri hafi kwaka kandi rizaka abantu baryize vibe bro nubwo naseti ibirenge nanze guca shoti kati nk'abirya biswende ngo nibwo mbona nseti ibirenge ntakiza mbuza kuyobora uyu murenge nubwo ubona ngenda nseti ibirenge ntakiza mbuza kuyobora uyu murenge show niyo naseti ibirenge nanze guca shoti kati nk'abirya biswende byambara timba kubikwembe biba biheze inguni ibyazo byose nilenge da ngo nanze guca shoti kati nk'abirya biswende plani zimeze gute kwa Tiren dora twishimye wagwan movement imeze ute movement imeze neza ubuzima buragenda fresh hasigaye kujya muri studio tukabaha ibintu ariko ubuzima bwo iyo bugenda neza ubona nta kibazo gihari mu buzima busanzwe igihe kinini tutabonana numva nyuma ya covid twabonanyeho ikirangira cyangwa rimwe gusara harimwe so ni biki biri kujya imbere plan zimeze gute plan iz'ubuzima busanzwe ziri kugenda zijya mbere iz'umuziki nazo rero ziri muri gahunda zo kuzikora yo kujya imbere wabonye indirimbo yanjye yitwa Bibarabejo wampaye link ubwo urumva niba hari ibindi biri gukorwa dancehall afro dancehall umuziki ufite vibe tugerageze tuha abanyarwanda kandi barabyakira industry yo urabona imeze gute urabona muri ibyo bintu uri kudukorera industry urabona imiryango irafunguye cyangwa iracyarokinze imiryango irafunguye kandi iranafunze cyarimwe iri foke uhiga hirya no hino n'amayeri menshi kabisa kuko impamvu uvuga ko imiryango ifunguye ushobora kuba wakurikina abantu bakakibona ariko bakibona bamara kukibona bakongera bakegekaho sometime niyo mpamvu bifunguye binafunze ushobora kubona ikintu cya fresh abantu bakakibona ariko ugasanga wenda nk'urugero niba rafite akibonye cyangwa umu influencer runaka ngo wow ngo ikintu ni cyiza ariko ntagire ikintu agikoraho burya ibigifunze icyo gihe kuba wumva ko burya umuziki ukuntu umeze byagakwiye kuba niba ubonye umuziki mwiza si ngombwa ngo ubuze nyirawo kuko ni message yayihaye abantu nawe atazi nawe uba watanze message mu bantu utazi ni ngombwa ko ubonye umuziki mwiza niba waba utazi nyirawo gerageza upushinge sinjye wivugira ariko uravugira music ukuntu imeze niko byagombye kugenda true even natwe abahanzi twakagombye gusapotinga ariko cyane cyane tugasapotinga n'ama vibe meza n'indirimbo ibihangano byiza birimo kuza reba ikintu niba ari cyiza apana kureba ngo ni cyakanaka kuko music ni music ifitwa n'abanyamujyi abanyacyaro hari abana baba bari za Nyamagabe man bafite talent irenze abari mu mujyi ariko bo ntibabona ukuntu babikora ariko ashobora kwiranja agakora akaririmbo nibyo ukabona birabaye iri foke imiryango nubwo ifunguye ntabwo wakwirara ngo irafunguye hari n'ahandi gifunze hari aho igifunze cyo nicyo ndabizi ko muri industry cyane cyangwa se ishobora kuba ifunze mu buryo bwo uburyo tuyitangamo se dushobora kuba wenda tutanasobanukirwa uburyo imiziki wenda yacu ishobora kumenyekana burya ushobora kubona indirimbo ni nziza utazi no kuyipromotinga ni ibintu bishoboka iri foko hari umuntu uzi kuyipromotinga w'umunyarwanda kandi mugenzi wawe ushobora kuyibona agakora icyo kintu no credit bro ujya ubitekereza gushaka uwo muntu nge ikintu nshyize imbere cyane mba ntekereza ko nabanza gukora cyane kurusha gushaka uwo muntu kuko ndatekereza ko ibyo mfite mu mutwe nshaka gukora byanga bikunda bizamu uwo muntu ntabwo nifuza kujya kumushaka ndifuza gukora ibindi ahubwo bakazanshaka nicyo kintu nifuza positivity yanjye that's true man that's my thing you think right man si byose nibyo cyane kandi umva ko ariko nge numva ko haba hakirimo ikibazo cy'inzira yo kunyuzamo ibihangano byiza kuko akenshi usanga muri iyi industry yacu
turacyafite ikibazo cyo gutambutsa abahanzi beza ngo bose batambuke bagereyo bakora ibihangano byiza bigire inzira binyuramo tuzi neza ngo niba iki gihangano ari cyiza kizagera iyo kiri nuvuga ngo bisa nkaho wagira ngo abahanzi mu Rwanda beza ntibarenze nka 3 n'urugero kandi barenze igihumbi bishatse kuvuga ko hari abahanzi beza yego bakora ibintu bikumvikana bake ariko bitumvikana nibo benshi kandi mu by'ukuri ntabwo abo bantu bazahora bakora bonyine kuko umuziki ntabwo ugira limite iri foke umuziki niba ari mwiza nshuti yanjye push it man niko numva twatekereza twebwe rero mu Rwanda mbona tukiri mu kintu kijyanye no kujudginga judgment imeze nabi cyane umuntu araguha indirimbo ye aho kugira ngo wumve ko wayipushinga nk'uko bivuze ahubwo ugatangira kuyigereranya n'izindi ugatangira kuyijudginga mu marangamutima yawe ni cyiza wumvishemo ntukivuga ugasanga ushatse kuvuga ikidashitwa kugenda neza kandi wenda wanagicreatinze ugashishikazwa no kuvuga icyo wumvise wa creatinze cyangwa kitari cyiza muri iyo ndirimbo mwana uzi ko warebye ariko njye numva ni ikibazo gikomeye ko maze iminsi mbona ibintu by'abantu bavuga ngo bishe umuziki ngo ababishe umuziki ngo ababishe umuziki nkavuga se aba bantu bari kujudginga abantu ngo bishe umuziki ni bande ugasanga umuntu uri kuvuga ko bishe umuziki ahubwo we ugasanga nta nubwo azi umuziki nta nubwo azi icyapfuye we aravuga ngo bishe ikintu icyapfuye ntacyo azi mani sinzi uburyo njye nabyita reka nkubwire one thing about music hari igihe umuziki ushobora gupromotingwa mu buryo bwinshi nyine birashoboka ariko ushobora kujudginga umuziki yego ariko se ibyo uri kujudginga uri sure ko ubizi tujye turi mu muziki tujye dufata n'ingero mu muziki igenda isohoka ukumva critique yayo wenda nk'aba influencers bazwi ugasanga nk'umuntu ni umunyamakuru arazwi ya posting ikintu igihugu kikakibona yajya gukritika ku muziki waba uri umunyamuziki ugatega amatwi ukumva ari gukritika ibintu nawe atazi hari critique numvishe mu ndirimbo iri gukora ibintu muri iyi minsi ya melody iriya ndirimbo numvishe critique z'umu-influencer umwe ariko ikintu yavuze nk'umunyamuziki nagitekerejeho nsanga nawe asa nk'uwayobye yayobyemo cyane ahubwo ubigaruye mu muziki wasanga yayobye tuvuge umuziki uzi icyo ari cyo umuziki ni ikintu gishimisha amatwi ni art agreeable à l'oreille ni umuziki ni ikintu gishimisha amatwi kikavibinga sibyo ni art ishimisha amatwi wowe uri umuntu ushinzwe kuvuga ku muziki kusesengura se kumenyekanisha abantu ufashe indirimbo uravuze ngo indirimbo ngo ni nziza ngo 100% muri audio urangije ngo ni nziza ngo 100% kuri audio ngo ariko ngo ni mbi ngo ifite video mbi ubwo se wowe uzi icyo umuziki ntabwo uwuzi icyo gihe wowe uzi what about music uzi music icyo ari cyo wowe urifashe uri kunyumva neza urifashe uravuze ngo audio ni nziza already iyabuzi ko audio ari wo muziki burya video si umuziki indirimbo ni nziza pwe wowe wivuyemo ngo indirimbo ni nziza muri audio ngo video ni mbi ndagira ngo mbamenyeshe ko audio ni wo muziki video ni amafoto kuko iyo turi gukora umuziki ntago badukamera twebwe ako kantu na kantu gakomeye cyane ni abantu banajudginga music nibyo nakubwiraga abantu bajudginga dufite ikibazo cy'abantu bigize wowe uri kujudginga music uravuga ngo audio y'indirimbo ni nziza ngo ariko indirimbo ni mbi ngo kubera video ni amafoto ubukwe bwagira video filime yagira video udukino tw'abana twagira video ntabwo umuziki ari video umuziki ni audio niba uvuze ngo audio ni nziza already indirimbo yuzuye yose wenda byapfiriye kuwa foto ye kamera yari mbi cyangwa yahinduye isura y'umuntu ariko umuziki wo niba uvuze ngo audio ni nziza warangije kuvuga ko umuziki ari mwiza wijya kuvuga ngo video ni mbi ngo ndabona ngo itajyanye ntijyanye se twebwe umuziki ko dushimisha amatwi dushimisha amaso ibishimisha amaso niyo video ni izo ndabo ako kantu uvuze karanshimishije cyane uri kucyumva neza coga hari igihe umuntu akubwira amagambo asubiza mbese ashyira ibintu mu buryo avana ibintu mu buryo bukocamye akabishyira mu buryo none ikintu giteye ubwoba kinababaje muri uyu muziki wacu nuko usanga nkuko wabivuze uwo muntu ni umu-influencer already ayobeje abantu benshi bamukurikiye agize indirimbo mbi kandi indirimbo si mbi agize indirimbo mbi
kandi indirimbo simbi. Uravuze ngo audio ni nziza, audio ni nziza niyo ndirimbo. Iby'amashusho, amashusho si indirimbo, amashusho ni amafoto my friend. Uri kubyumva? Iyo critique rero urabona wowe usobanura abantu by'umuziki already nawe uhise unyereka ahubwo kutazi umuziki. Buriya hari ikintu kiza kiri kuba kuri iyi si. Buriya isi ifite ukuntu urabona no muri style turi gusubira muri style za kera. Man. Buriya nuko abantu batarimo kubireba neza na lifestyle mu bijyanye na music na music muri industry. Ibintu biri kugenda bishaka gusubiraho byahoze. Kera umuziki wari umuziki ntago wari video. Of course. Uyu munsi ni kuvuga ngo umuhanzi ashobora gukora video nziza tukamumenya nubwo yabatakoze umuziki mwiza. Wabyumvishe aho biganisha? Umuziki ngewe iyo mvuze ngo umuziki utari mwiza kuri ngewe niyo wakoze injyana ziri mu njyana ntakunda. Ariko ushobora wakoze video nziza nkakumenya. Ahubwo burya narwo uba wakoze amashusho meza. Mba nakunze amashusho kuko iyo njyana ngewe sinyikunda. None ubwo wakoze indirimbo? Niwe nakunze amashusho. Uri kubyumva? Nibamenye gutandukanya indirimbo na video. None ikintu nari ndakubwira impamvu isi irimo iragenda izenguruka igaruka hamwe yahoze. Uribuka ko mbere hahozeho ibintu bya tape, cassette, zino cassette ndumva abazitaga ngo za compact. Urazizi? Ziriya zavuyeho ubu nuwayigutuma ushobora kumara ukwezi uyihiga. Uri kubyumva? Haza CD. CD ushobora kubita amezi nanga utarabona CD. Ubu CD zisigara izo kwa muganga. Ubu haje flash na memory card. Ubu CD basigaye bayigwa bagiye kwicisha mu cyuma kwa muganga. Ntabwo bakitanga ku muziki. Nabyo vuba barabishyira kuri memory card. Urabyumva? So icyo kintu cyaragiye kica music, real music. Ni nabwo hahise haza ikintu cya video. Ukabona umuntu nta muziki afite ahubwo afite video. Uri kubyumva? Video rero ziraje ziratwitse ikirumva no muri icyo gihe cya video twari twararetse gukora ikintu cyitwa album. Umuhanzi yarasiga akora single bikaba bihagije. Agakora single agashyira hariya agakubita amasho bikaba bihagije. Uyu munsi impamvu abahanzi bagarutse ku album ni ukubera ko icyo kintu waruvuze isi iri kongera gusubiza agaciro umuziki. Kubera ko haje platform zishyura neza kurusha na za YouTube zicuruza ama video, zicuruza ama audio. Hari n'abahanzi benshi bateye imbere batagishyira imiziki yabo kuri YouTube. Ubakora album akayishyira kuri Spotify. Akora album akayishyira ku zindi platform kandi imiziki igacuruza. Wasobanukiwe mbese. Icyo kintu kiri kugarura ikintu cy'abantu basobanukiwe. Abantu bazi umuziki icyari cyo. Bazi kumva umuziki. Cyangwa bazi music muri make. Music tout simplement. Music ni iki? Music ndayisanga he. Naho iyo ugiye kuri YouTube ubugiye muri movies n'ama videos n'ibiki no kureba wenda ushobora kuba ugiye kureba ibintu bijyanye na fashion ariko atari music. Uri kubyumva? Music ni music. Kubitandukanya rero bigomba kubaho. None ikintu kibabaje hano nyine nukumva umuntu nk'uwo nguwo ari umuntu ukurikiwe n'abantu agafata umwanya. Nge numva ari n'ikintu abantu bakagombye kujya babanza gutindaho gufata umwanya wo kujudging igikorwa cy'umuntu. Uzi ko ubwawe nta bumenyi buhagije ufite kuri icyo kintu. Ufite abantu uri kuyobya. Ikintu umuntu yagitayeho umwanya, yagitayeho amafaranga n'imbaraga ze zose. Kigeze hanze. Wowe ikintu uri gukora uri kumuca intege. Ikintu ni kibi. Ikintu gipfuye hana. Kandi ibintu uri kuvuga wahamagara undi mugenzi wawe muhuje ubwenge yavuga ibindi bitandukanye n'ibyawe. Wasanga nibyo wari washimye ari byo ahereyeho we anenga. Ibyo wagaye akabishima. Urabyumva? Niyo mpamvu music ntabwo igira mbere yo kujudging akazi k'umuntu nshuti zanjye njya mbyumva cyane ese wabukazi kuri music njya mbyumva ku bakinnyi abantu barimo gukritika abakinnyi umuntu yagiye mu kibuga kurukoshoboye kose. Uri kubyumva? Mugasanga abantu baramusesereje bagiye ngo mu byanwa bagiye ngo mu byingo haciringira bagiye mu basangira nabo bagiye mu bararana nabo. Kandi ibintu ni rusange, ni bya rusange. Ibyo bintu ni ibintu biba mu buzima bwa buri wese. Kubyumva? Umusore, umugabo, umuganda, umuki bose barabikora. Aho ugasanga ngo kubera ko yitwa kanaka ugasanga noneho babigize impamvu. Namubonye kuri boutique ngo n'ubundi ngo bayanyweye ngo byeri. Kandi yari ari kumwe n'abantu batanaririmba. Ibyo ngewe izo judgment z'amafuti
izo judgment z'amafuti ndashaka kuzihindurira izina urumva nkubona umuntu uri kuza judging ibintu byawe akajya hariya kuri platform runaka ukumva arimo arajudging ibintu wakoze kandi uzi neza ko uwo muntu nta bumenyi nta na level afite yo kuba yajudging ibyo bintu ujye umenya ko uwo muntu ari umunyeshyari jealous kabisa iyo level iyo class abari uzajya umushyiramo unamenye uburyo uzajya umwitwaraho unamenye ni n'umuntu wo gushyira kure ni Babylon system ni Babylon kabisa Babylon system kuko aho ugira ngo aguhe imbaraga arashaka ahubwo ibyo wakoze byamuhabuye ni nka kwa kundi ubona buri abantu bakunda inka nibo bavuga ati umuntu areba inka akabura ikintu ahita akavuga ati dore urucebe rwayo kandi urucebe nirwo rutanga amata kubera kuba wabuze iki icyo unenga bishatse kuvuga ko ibyo bintu bijye bidutera n'imbaraga bishatse kuvuga ko niyo wakora ikintu cyiza ntabwo wabura umuntu ureba ariko ngo hariya kuko yabuze icyo avuga kibi kandi ibyiza byinshi yabonye ntari kubivuga ubundi nubona umuntu yashyomotse yashyushye arimo kunenga ibyo wakoze yashyizemo imbaraga uzajya ahantu wigurira agacupa kuko uzajya uba utangiye gukora si no gutangira gukora uzajya uba wamutwitse icyo ugomba gukora ahubwo ni ugufatira ugakipinga the fire burning uba warafashe umwanya we ukawishyiraho ukamubwira ati nkurikira uba waramushyize under pressure ahubwo biba bishaka ngo mukubite ibindi bintu so rero bariya abantu njyewe ni nacyo kintu nshaka kugira ngo abantu bakurikira izi social media bakurikirana izi platform twirirwaho twese dukunda mujye musesengura ikintu ubonye ujye ukireba ugitekerezeho ugisesengura uvuga uti iki kintu nicyo iki kintu yakagombye kugikora wishyire mu mwanya wawe nawe nk'umuntu ese indirimbo kugiye kwivugaho ibigize indirimbo byiza ni ibihe indirimbo iba nziza kubera video umenye icyo kintu nawe ubwawe nushaka kuvuga uterekana ishyire mu mwanya w'umuntu ushaka gukritika indirimbo nujya kuyikritika ugendeye mu marangamutima yawe ntabwo uzahuza na wa muheta wabikoze mbere mu marangamutima yawe urumva mu marangamutima yawe uzasanga ibyinshi yanenza ahubwo ari byo wowe ushobora guheraho unakunda kubera ko ni critique zitari fonde urumva dukeneye nyine kuba abanyamuziki bashyigikiye umuziki mwiza apana kureba kanaka ngo nunaka yakoze indirimbo ngo ndayipostinga kubera ko ari kanaka wowe ugapostinga uvuga ngo mane ngo reka mfe kuyipostinga ni ya kanaka hari n'ubwiye bayipostinga utanayumvise of course akenshi abantu bapostinga ibintu batanabyumvise uruvuga ngo bapostinga abantu bagapostinga ibintu bya ba nyirabyo batumvisha ibyo bapostinga ibikorwa urumva ni ikibazo kandi mu by'ukuri music ntabwo ari kimwe n'ibindi bintu byose bibaho music wowe ushobora kuba wari kuyipostinga igafasha abantu benshi bagukurikiye wowe barenga 10 ukabafasha mu muziki w'undi muntu kubera ko ari mwiza nkuwe nk'urugero wenda umuntu agakora indirimbo wenda yo guhumuriza abantu runaka wowe urayumvishe ngo indirimbo ni nziza ufite abantu 800 bakukurikira urabizi indirimbo yishimiye mu mutima wawe kandi wenda iyo ugiye abo yereka bake hari icyo wari guhindura kuri bo wowe ufite mindset itari yo kubaka muri icyo gihe ufite mindset yo kwica ibizima niba umwana akoze indirimbo wenda tuvuge n'uwa Kimironko indirimbo agize amahirwe ikugezeho nawe atabifitemo uruhare wenda ufunguye YouTube urayumvisha wumvisha indirimbo ni nziza amagambo ni sawa mu mutima wawe uravuze mani ngo indirimbo ngo ni nziza mu mutima wawe ariko ntacyo ukoze kugira ngo nundi utayumvishe wumve ko ari nziza kuko nawe wabyakiriye reka nse ngewe nanabibwire n'uwo mu muziki ntago ariko ngiye mu buryo nshaka kumubwira indirimbo ni wumva ari nziza uzamenye ko mu nshuti zawe nyinshi muhuje vibe ni ukuvuga ngo indirimbo wakunze hari benshi bawe bayikunda mu nshuti zawe harimo benshi bayikunda kukurusha kubera ko muhuje vibe nicyo mpamvu mwabaye inshuti none utsimbye ikintu kiri buze kubaka umuntu wawe utsimbye ikintu kiri buze kubaka umuntu wawe cyangwa se umuntu wawe ari buze kwishimira uri kubyumva kandi wowe ngo uratwika ubwo ngo watwitse kandi ejo n'ejo bundi hari abandi barutwitse bazaza bakakukura ahubwo wowe siga uvuga ati man nubwo kanaka atagihari yakoze ikintu runaka man ubwo ibyo bintu nibyo byiza kuko we never know brother nubwo uyu mupeti ntamuzi yakoze indirimbo nziza
reka mpite nyipostinga blessings ibyo bintu se bitwaye iki ibyo nta kintu Imana ahubwo nibwo buzima twakabayemo cyoga subona kuri ibitari ibyo biragitwaye subona kuri kumbwira ngo vibe zanjye ni nziza nkabikunda hari abandi babimbwiye bari kuri mikoro umuntu ari kuri mikoro akora kuri TV runaka akwandikiye kuri personal telefone yawe umane ngo wakuze indirimbo ya fresh ngo courage ariko ntago ubonye ayikina ntago ayikina nta yindi motivation agira iyo ngiyo ni ikibazo gikomeye none se ubwo wowe urambwiye ngo nakoze indirimbo nziza courage papa uri kuri screen abantu 200 baragukurikiye sibyo ya ndirimbo nziza niba ari nziza cyangwa uri kumbeshya ahubwo hari ikintu ushakamo niba yagukoze ku mutima pray it voilà hari ikindi gushakamo hari ikindi nshakamo niba koko wabonye ko indirimbo yanjye ko ari nziza kugira ngo wumve ko yanayikina wumve ko yanayikina rero twebwe nk'abantu bamaze iminsi bakora imiziki hari ibintu byinshi tuzi wowe urambwira ngo umuziki wawe ni mwiza ngo wow ingoma ngo irarenze ngo audio ngo video noneho uri kubimbwira mu kanya uri kubuge kuri station ya radio cyangwa kuri station ya televiziyo umaze kubimbwira uri muri gweti wawe wamaye ubuntu bw'uburiro ariko ugeze kuri station ntago yishyize ntago playing staff ese urashaka kunkuramo icyo ahubwo kandi ni ibyo ngibyo babyita abongereza baravuga ngo ni ubusnitch ni umuhungu wawe w'umunyarwanda muziranye munaganira ni muri umuna wazakunda indirimbo ye izafasha mukuru wawe izakora umusoro mu Rwanda ariko umutipe wo hirya akoze indirimbo yikoreye izina rye ntunamuzi ugende mu Kigali wagombye urana nk'ubu ngubu iyo twicaye hano tugashimira abantu nka Batijara tugashimira abantu ngiye nshimira abantu nka Bazigi Double 5 ngashimira abantu bagiye bansapotinga bakina indirimbo zanjye tugitangira mu gihe kitari gishoboka kugeza uyu munsi iyo mbabonye mbabonamo nk'abantu b'ibigirwamana uramubona ukabura icyumuha uri kubyumva numva ko wowe uri muri uwo mwanya wakagombye guharanira kugira uruhare mu kintu cyiza ntago nguciye mu ijambo aba bantu uvuze urabona ko bagukoze ku mutima kakanya ntago twari tubafite muri gahunda ariko urabona ko bagukoze ku mutima kubera ko hari ikintu bakoze bagukubise ku mutima wowe hari ikintu bakoze batagamije inyungu bagusubiye ku mutima bagamije kugira ngo music y'abanyarwanda kubera icyo bagusubiye ku mutima kari special reka tugakore ni nayo mpamvu nashobora kubibagirwa kubera ko babikoze batanze uri kubyumva uri kumva agaciro ko guha ikintu agaciro numva ko ikintu cyiza wowe uri kutwumva aka kanya ikintu cyiza ushobora kugira ngo uyu munsi urimo kugipfukiranya ariko ikintu cyiza byanze bikunze ushobora kugitinza ariko kizageraho kijya kikagenda gica mu myenge kigapfumura kizageraho kijya man ibi tubivuga kugira ngo mindset hinduke kuko Rafiki nge nawe ugize amahirwe ntago ari menshi cyane ariko naratemberaho gato mu bihugu by'abaturanyi nabonye hari ikintu dukwiye kwigira ku baturanyi ujya wumva ngo umuziki w'Abagande ngo uri hejuru kubera iki se nuko bawukunze ubwabo nta n'ikindi cyabiteye none se kuki baturusha amafaranga mu muziki kandi ifaranga ryacu riri hejuru y'iryabo you know why bakunze ibintu byabo kuko ngewe nabonaga abana bo kuri street twita ngo naba underground iwabo muri quartier ntacyo wazuvuga ngura umusitari hari umwari muri underground ubakubita imirongo myiza iyo uje umusitari barakubwira ati you ready perform kuri umuhungu wacu niba atari ibyo nta mufana ubona iho niho byahereye ni ukuvuga ngo twatuntu tw'abana babo badaraduhererekanya uzi ko akora waza muri yakresi yigize umusitari iri foko nawe ureba wa mwana waho ukavuga uti kugira ngo ngire imbaraga hano ngomba kureba nuko ngomba kureba Rudomoro hano muri quartier wambara boda byabana ngo ukamugura kecu ukavuga ati uyu mupete afite rap ukamwitwaza kubera ko bo utuntu twabo baraduhererekanya bakadukunda tukabajyamo niyo mpamvu bafite umuziki ukomeye hariya ahangaha barashaka kugupostinga ibyamaze gushininga kugira ngo bagaragare nabo nk'abantu bashininga nk'abantu ngonga nk'abantu barenze urumva ariko ibyo bintu rwose even erega appreciation no mu bahanzi no mu bahanzi ni ikibazo urahura n'umuhanzi mugenzi wawe ebana akakwa appreciating akavuga ati ndi umufana ariko ntashobora kujya kuri microphone ngo avuga ati ngewe nkunda indirimbo za Tirene
umuhanzi uririmba campo foranitire uri kubyumva aguhe niyo credit kandi none ni ibintu bikwiye kuvugwa kuko umuziki nta muntu wa mbere ubaho mu muziki ni erega n'Imana iravuga ati genda ahantu abantu bose bari kumva uhagarare hari imbere uvuga ibyo nagukoreye mushimire ku mugaragaro uri kubyumva rero iyo appreciation iba hagati y'abahanzi mwibanga muri iki gihugu cyacu nayo iratwica irimo cyane uri kubyumva niba Tireni yakoze indirimbo nziza appreciatinga postinga uje nara kuri microphone uvuga uti bane yankubise ibyo ntibizabuza indirimbo zawe gukundwa ntibizabuza abafana bawe kugukunda ntibizabuza music yawe nta na concert muzo uteganya kugira bizabukura ntabwo bishoboka hari n'abazakubonamo kwicisha bugufi kubera iyo mpamvu kuko benshi bazi ko abantu bari hejuru batavuga ku byo bari hasi urabyumva kandi ariko ku muziki ntabwo ariko byagombye kumera kuko music ntabwo we nge nkora umuziki ariko nge ngukora kuko nzi neza ko simba nagishije inama abantu ariko nzi ko harabukoraho rero rafiki wowe niba uzi ko umuziki ugomba guhindura abantu ukanabashimisha iyo udasharinze indirimbo nziza hari ikintu uba wishe hari ikintu uba wishe noneho ugasharinga ikintu uzi neza ko atari na cyiza ngo ni cyande nicyo umuntu runaka wenda araza kumeneramo sometimes ukanagisharinga ari gutana cyumvise ngo araza kumeneramo only that araza kumeneramo cyangwa se iyo mindset rero hari n'ibindi bitandukanye cyangwa se babone ko wenda tunaziranye yego reka nshire indirimbo ya kana kamustar ariko ikintu cya mbere abantu bazakubahira nuko detecting ikintu kirenze ukagishyira hariya nicyo kintu abantu bazakubahira umuntu akacyumva akavuga ati umutipe azi kumva music man umutipe kabisa azi kuvumbura abantu bafite talent ukubyumva ntawo uragenda iyo mindset rero niyo ituma kenshi usanga music yacu nyine usanga umwaka urashira imyaka 2 gashira 3 nta muhanzi wundi urazamuka kuko umuhanzi nagira amahirwe agatunga miliyoni 10 usanga rimwe na rimwe eshana azazishora mu kubanza kugira gute kubanza gushyira bariyeri mu bintu kugira ngo ibyo bikomeze icyo atazi ntashobora guhita atekereza ngo mbonye miliyoni 10 sibyo kandi nzabona na 200 nta nuzamagarika reka mbikore ahubwo ukaba wumva ngo mfite team runaka ishinzwe gupromotinga abantu nakoze indirimbo nzi ko ari mba ariko ya team yangira ndabizi barayipostinga ndabizi nago bigutera motivation nawe ukora indirimbo nziza uravuga ati niyo nakora indirimbo mbi mfite abantu banje narabubatse nakajana barashyira hariya gusa umuntu ukora ibintu byiza nakomeze kuko umuziki wo mwiza uranga ugaca mu matwi y'abantu ibyo byo birashoboka uranga ugaca mu matwi y'abantu tuba tubivuga ngo turengera abantu barenganira muri ibi bintu ari bo abantu bumva umuziki abafana b'umuziki nyarwanda cyangwa se abafana b'umuziki muri rusange kubera ko bumva ibyo bariya babahitiyemo nyiri umuziki mwiza yarenganye n'umufana ararengana ikintu uvuza amagambo meza nyiri umuziki yarenganye mwiza nyiri umuziki mwiza yarenganye umuntu wa mbere ubabara imbaga nyamwinshi y'abafana baba barenganye man cheers brother that's big ako kantu kari big ucezereza ngaho ubundi ubundi iyo tudafashije aribwo batangira banaza banatubaza ngo mucezereza ngahe ariko ngo ucezereza ngahe sha mana yanjye podcast rero nk'igomba kubaho mu buryo bwo kugira ngo mindset ifashe umuziki nyarwanda ihinduke abantu bagira imyumvire itandukanye bumve ko hari abanyamuziki hari abapromoters umunyamuziki n'umupromoters ari abantu bakorana ariko batandukanye akazi bakora rero umupromoters natamenya gupromotinga ibintu byapfuye ubundi umupromoters nyawe gusa Imana izambabarire abapromoters babona amafaranga nabo ariko babanze bakunde niba ibintu byacu bazabona n'amafaranga nese urabasabira amafaranga mbere babanze umva reka ne kuvuga ngo babanze badukunde babanze bakunde ibyo bashaka gukora niba ugiye gupromotinga music ndabizi yego inyungu iri mu byo ushaka inyungu iri mu byatumye winjira muri ibyo bintu ariko shyira imbere kuzamuka k'umuziki umva ko umuziki imbere na mbere umuziki kuzamuka kwawo kurakureba sana kuko ni wowe wafashe iyo ntego
wafashe iyo ntego noneho ugira n'amahirwe jago hame imigisha abantu baragukunda babikumenyaho agucira inzira aba yagucira inzira buriya kugira ngo iyo nzira n'abandi bazayinyuremo hari abandi noneho bashaka gukora nk'ibyo ukora iyo nzira bayibuze warabona mu ishyamba ry'inzitane mu ishyamba ry'inzitane wenda nko mu birunga mu rugano cyangwa se wenda abasirikare bagiye mu mashyamba barabizi imbere haba hari umuntu ufite umupanga agenda atema ibiti agenda atema agira gutya ahantu atemye niho n'abandi banyura abari gushakira inzira abari inyuma nuvuga ngo ntabwo atema ngo cya kindi yatemye yongera gisubiza inyuma ye urabyumva aratema akagenda nasanza gutya ahanyuze n'abandi akaba ariho banyura nuvuga ngo acira abandi inzira nuvuga ngo ya nzira yaciyemo agitema igiti uwa kabiri yahanyuze biramworohera kandi nanone n'inzira ikaba nziza kurushaho uwa gatatu yahanyura inzira ikaba nziza kurushaho uwa kane yahanyura kwa kundi muhanyura inzira birangira inzira nyabagendwa ku buryo batambutse bose ntawe n'uzasubira inyuma so hano abantu urashaka gutambuka ugafata cya giti ukongera ukagishinga inyuma yawe icyo nashatse kuvuga ni icyo wowe uratambutse hari abari inyuma bashaka gutambuka urashaka guhita ufunga inzira kandi batambuka ntibiri kubuze gukomeza wowe ufunze inzira hari n'ikindi kintu umuntu yakongera kuri ako kantu music buriya tukiri bakeya muri uyu muziki twakorera amafaranga makeya ubu mbese make wumve make ariko uko music ikura uko abahanzi baba benshi mu muziki n'agaciro k'umuziki karushaho kuzamuka karapanda kabisa icyo rero abantu bakibeshyaho abantu bibeshya ngo uko abahanzi biyongera ngo amafaranga arabura muri ahubwo arazamuka agaciro k'umuhanzi karazamuka agaciro ka performance karazamuka oya niba birebere mu bihugu bifite abanyamuziki benshi beza ni nabyo bifite amafaranga byo bifite amafaranga muri industry none se ibihugu bifite abanyamuziki benshi beza nibo bafite amafaranga muri industry nibo bagomba none se tufata urugero ubwo se uzambwira ngo impamvu tutazi hari umusani wo muri Lesotho uzi ni bakeya wamukura he ariko hari abahanzi benshi hari Nigeria hari abahanzi batabarikwa nibo bakire South Africa nibo bakire Tanzania duturanye Kongo abo bose abakongo ngo bose nabahanzi abaturage bose nabahanzi n'abahanzi bose none nabakire niba menye ko umuziki kuzamuka ni nako amafaranga ajyamo man gusa bizakunda kuko dufite umuziki mwiza nanone coga abanyarwanda bafite umuziki mwiza igihe hari nukumenya ngo uwo muziki uzagera ku banyarwanda bose gute tuzafatanya gute kandi birashoboka ubundi impamvu bigomba gushoboka bishobora no gushobokera kuri Don't Podcast kuri ugasanga WakaWaka hari umuntu yumvisha akavuga ati kira kintu naragitekereje anyway na Don't Podcast nabo bavuga ibibazo by'umuziki hose naho hose byahakemukira ariko niyo mpamvu nyine izi podcast z'abantu babaye muri industry bazi imvune zi industry zihari no kugira ngo tuvuge ibyo bintu abantu bazi ubwenge n'abantu bashaka gushyira mu gaciro no gukora ibintu uburyo bigomba gukorwamo byibura bajye bagira ahantu bavana ukuri uri kubyumva ku buryo ushobora gutanga gukritika ikintu watanga impamvu ugasanga niyo si ugukritika gusa biri negativity ntabwo ari ugukritika gusa ikintu ni cyiza wacyumvisha ariko wayi nta kivugaho ikibisa kandi kibi ngo kiratwika gute ugihimbire ni naho haturika bya bindi bya judgment zacu zo kuvuga ngo abantu ngo bishe umuziki ngo abantu ngo bajye umuziki se barawishe ariko umuziki barawisha se ahubwo umuziki ujya upfa umuziki ni muremure hari n'imiziki batarumva hari n'amasitiri batarumva ariko mana yanjye koko yewe twaragowe kabisa ubu umuntu azajya abyuka mu gitondo kubera ko yagize followers bangahe ajya haratangire kujudging ibyo twakoze ibyo bintu koko murumva umuziki wacu abahanzi bari gutanga akazi umuntu uzajya uza akavuga ati ngewe ubu ngubu mfite ijambo mvuga ku muziki uyu muziki ndumva ari mwiza cyangwa ni mubi uwo muntu ngewe ndabasaba mujye mumushyira ahantu mu njiji ubundi muziki ni mubi gute ngewe umuziki wanjye mubi umuziki mvuga ngo ni mubi ni wa muziki washoye abantu muri jenoside ni umuziki utanga ubutumwa buri negative ubwo ni wo muziki mubi umuziki wica ubutumwa bwa societe ubwo ni wo muziki mubi nk'uko uvuga ngo iri jambo ni ribi ni nka gutyo ngo uvuze nabi burya uvuze ikintu gishobora guteranya abantu runaka uvuze nabi rero burya wanaririmba nabi
no nibyo wanaririmba nabi ni ukuririmba nabi ni ukuririmba ngo tujye kurya boro tujye kwiba bari abantu bafite menshi mubanguke mfite gani kubera kibariya bakira gutya tubinjire tubakuruva ari na true twe tuvuka aha ngaha barabavuka aha urumva twe turi bariya ni bagufi ibyo ngibyo uwo niwo muziki mubi umuntu uzaza atandukanye n'ibyo ngibyo nshuti zanjye ndabasabye uwo muntu muzahite mumushyira ahantu mu gatebo kinjiji za zindi mbi cyane mbi cyane abantu bakurikira umuziki bajye bamenya ko hari n'abantu bavuga ku muziki umuntu araza tujya ngo urajudginga music who are you music ikurusha imyaka 1000 who are you uyu muziki ubu uzajya ubanza una anyway mumbabarire iki kintu yo nkigezemo ngewe numva ngira amaranga mutima nkumva ndatwawe ariko bati umuntu ufite gahunda yo gukora umuziki mwiza iza master nawe ukore inshuti zanjye murimo kunyumva abo bantu nimujya mubumva mujye mubamaganira kure ukumva ufite uburenganzira bwo gukunda R&B yes niyo swing yawe ufite uburenganzira bwo kumva trap ufite uburenganzira bwo kumva hip hop isanzwe ufite uburenganzira bwo burese afite uburenganzira music ni ngari ku buryo mutanabyumva mwebwe nta na style nziza cyangwa mbibaho biterwa na nyirayo urabona ibihugu byose bigira umuco wabyo bikagira nuko ariko hari igihe ubona nk'igihugu ukarubona uburyo babyinamo ukavuga uti ukavuga muco kabisa cyayi muco ni fake kabisa style ukagira na makontrete ukavuga wabaryoheyeho rero ariko urebye ba nyirubwite uburyo barimo kubivibinga iyo bumvisha uwawe rero wita ko ari mwiza bumva utabaho nabo bumva utabaho rero umuziki ni munini cyane nta mpamvu yo gufata ngo ujye hariya ngo utangire ngo rararararara ucike ururondogoro ngo uri kujudginga music who are you ni byiza akora akazi kakwinjiriza niba ufite umuhanzi mukorana kumupromotinga it's okay ariko niba uri promoter wa nyawe promoting ikintu cyiza urebe ko bitazabyara umusaruro kandi niba utari na promoter nyawe wowe reka kwishyira hariya ngo uvuge ngo urajya kujudginga abantu reka kujudginga ibyo utazi cyangwa se uvuge ngo indirimbo yanyobeye biba byanakuyobeye rimwe na rimwe umuntu ashobora no gukora indirimbo ukurenze ariko sha uvuga gukuri wa mugani vuga uti indirimbo yandenze yanyobeye ariko si indirimbo ibyayo ko ntari abantu mundusha kumva neza njye nshobora kuba mfite vibe zirenze izo wumvishe nkagukubita umuzigo ku buryo utega amatwi ukumva umuzigo ntabwo urawumvaho ukabura ikintu vuga ati indirimbo yanyobeye nabuze icyo mvuga yanyobeye urekera aho ngaho basi ababizi mwansobanuriye ubundi urekera aho ngaho reka tunasoze man tugize ikiganiro cyiza mbere yo kugisoza ndagira ngo tubwire watubwiye ko you are recording urimo gutegurira music gira ikintu ubwira abafanzi bawe urumva kuko hari benshi bakuzi kuko umaze gukora music abantu bakuzi bamaze kuba benshi nubwo aho ushaka kugera utarahajya unavuge nyine unatubwire twebwe abakunzi bawe tugire icyo tubwira Tyron Holyman umuhanzi wanyu umuhanzi ukunda indirimbo zanjye Afro Dancehall ari uwabimbwiye nutarabona amahirwe yo kubimbwira ndagira ngo nkumenyeshe ko mfite ibikorwa biri imbere mfite indirimbo ndi gushutinga yitwa agacupa ni vibe za music zishyushye sama yaje mfite audios ndi gukora urumva ko abafana banjye ndagira ngo mumenye ko ndi mu gikoni ndi kubatekera ndifuza ko mukorana urukundo mu muziki wanjye ndetse no mu muziki mwiza niba nkusohora indirimbo ukabona ni nziza koko nkuko wambwiye ko izabanje ari nziza support sharinga uziha abantu ushyigikira umuhanzi wawe njye ndivuga nka Tyron Holyman mfite abantu banjye bajya bambwira bati dutegereje imizigo umuzigo ntabwo uzi umunsi ku munsi ariko imizigo irahari tuzabakorera neza kandi WakaWaka podcasts ntabwo nzavuga ngo ndagiye thank you nzahahora kandi hano ni feel free here anytime ujuza to vibing tuganira ibibazo by'umuziki kuko tuniruhure mu mutwe ma freestyle benshi tubivuze buriya tuba twaraheranywe n'agahinda ko ibintu biba byaratubabaje sometimes tukabura aho tubivugira bigatuma tumera nkaho duheranywe n'agahinda ariko tuje hano tukabivuga music itera depression turaruhuka turaruhuka kubera ko turavuga tuti abumva twababwiye twabonye uko tubabwira baba bahari
true hari n'ababifuza kuvuga ibyo wavuze ukabibavugira ni byiza WakaWaka much respect Choga style, enough respect for that as usual. Respect, my brother, enough respect. Man. Yeah. This is the WakaWaka beat. Yeah. Okay. Waya demponi waya dili waida. Ya kukan kaledea. Only one sample them simple man. Praise that he commit of Jatana miss. Ni WakaWaka na tire again. And you know that we gon' push a shit again. Praise it Choga ye pili it again. Ndabakunda na munzani Hazarani. Ndabakundi misi yose mfite kwisi. Mwabafani. When I look in your face, oh God, me love ya. Me feeling like a crazy, oh God, me love ya. You take me to the place, you got me love ya. Got me love ya. Mufite menilizo nizizi tuma mukunda. Numu wangu buranga higa bose. Niyo mpamvu murutisha bose. Kana mubanzi mbere y'abamisi bose. January to December, Monday to Sunday. Urgomba kunda ndubatije karande. In the love you will be my queenie. Nami ya hanini yemeje kuba kingi. In the love you will be my queenie. Nami ya hanini yemeje kuba kingi shushu. Wowe tuza mabu. Uri kumwe n'ugukunda dudu. Izo shemu pembeni shushu. Kurye nezi n'umukunzi bebe. Ndagukunda na munzani. Ni Hazarani. Ndagukunda imisi yose mfite kwisi. Yeah. When I look in your face, oh God, me love ya. Me feel it like a crazy, oh God, me love ya. You take me to the place, you got me love ya. Yeah, one love, everybody get tired. Much respect, man. It's a fire band boy, yeah, man. Respect, my brother, respect. Iyi vibe ni mama yake, iyi vibe ni nyirakuru, iyi vibe ni papa yake, iyi vibe ni tate yake. Iyi ni WakaWaka podcast. Mukomeze mukore comment, musubscribing, muduhe likes. Nkuko nabibabwiye tuzagaruka undi munsi tuganira kuri comment zanyu, tureba inama mwatugiriye, tureba ibitekerezo mwagiye muduha. Vraiment abantu mukomeje kudushyiraho comment mushimira ibintu tugiye gutangira gukora. Ndabashimira cyane kandi nanabasaba nyine kuzakomeza kubana natwe kuri podcast mukajya munarushaho gusharinga ibiganiro byacu. So God bless you all. Mukomeze mugubwe neza aho muri hose. Rastafari. One love. Ndagukunda si Hazarani. Yeah. Thank you.